twatangiye tuzenguruka ikigo cya Nkumba inshuro 3 ku munsi wa mbere. Ku munsi wa mbere byarangoye cyane, ndagerageza ku munsi wa gatatu ndagerageza, icyumweru cya mbere cyagiye kurangira ngeze kuri level abandi bari. Buri umwe yagiye agaruka ku kintu cya discipline, waba warize, waba ufite amashuri ameze gute, icyo waba ukora cyose aho waba uri hose, nta gihe wahamara byanze bikunze, nta n'icyo wakora ngo kigaragare neza nta discipline. Ni muri ubwo buryo nyine mba numva ko nanjye bikwiye, iyo ni indangagaciro, kuba ikintu cyumva ari kimwe no kuba kikurimo n'ikindi, igenda injyamo umunsi ku munsi. Icya mbere, hano turi intore zifite indangagaciro twaratojwe, byanze bikunze natwe no gutanga uruhare rwacu, umusada wacu aho tugiye muri sosiyete. Intore ni umusemburo usembura abaturage. Hari hanze hari community ikeneye ibyo twafatiye hano